Nongeye kubasuhuza abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guess what? Uyu munsi mbazaniye iki? Uyu munsi nk'uko mubibona nje kuvuga kuri wa mushinga wacu witwa HiFami. Hari hashize igihe kitari gito cyane, kitari na kirekire cyane uyu mushinga tutawugarukaho. Impamvu ni izihe? Hari impamvu zigera muri ebyiri zatumye uyu mushinga tuba nk'aba wuhagaritseho gatoya. Ese uzi ko 70% by'abantu bagura imyambaro ibahenze usanga bataberwa, ariko ugasanga hari uwayiguze make akaberwa. Ibi biterwa n'amahitamo ukora uhitamo abajyanama ku bijyanye n'imyambaro. Igisubizo ni The Hackers Fashion, iduka rimaze kwandika izina mu rw'igihumbi kuko abazi ko kwambika uwifuza kuberwa wese. Niba utazi The Hackers Fashion kandi wifuza kuberwa buri munsi, ugereranywa n'uwiga science technique afite inzozi zo gutwara igare. The Hackers Fashion bakora downtown muri Chic, floor ya -2, umuryango B039F. Hano usanga imyenda y'ubwoko bwose hamwe n'inkweto haba ku gitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Kandi ibisinzozi uko igiciro cyabo ari namakemwa. Basura aho bakorera cyangwa hamagara 078 60 55 69. Iyi nimero iboneka no kuri WhatsApp. Impamvu ya mbere bari bakuyemo uburyo bwo kubikuza, dusa nkaho muri Afrika dukorera ubusa. Hari ibihugu bike bari batoranyije bigomba kubikuza, ari byo byemerewe cyangwa ari byo biri eligible kugira ngo bibikuze aya mafaranga dukorera muri HiFami. Ikindi cya kabiri cyatumye dusa nk'abatawuvugaho cyane nuko uburyo bwo gukoreramo amafaranga buri uko wagendaga uzamura etape bitewe n'uburyo bwarimo, amafaranga yagendaga aba ingorabahizi kugira ngo uyakorere muri application ya HiFami. Wabaga ugitangira ugakorera amafaranga menshi, ariko uko ugenda uzamuka muri level amafaranga agenda agabanyuka. So uyu munsi nje kubaha update zigera muri ebyiri n'ubundi. Ngiye kubereka ubundi buryo bwiyongereyemo muri application ya HiFami dushobora gukoreramo amafaranga. Kabiri, mbereke uburyo tubikuzamo muri iyi HiFami. Uburyo bwo kubikuza babugaruyemo kuri twebwe, bari baravanyemo, baradukuriyeho uburyo bwo kubikuza, ariko ubwo buryo babugaruyemo. Murabizi ko muri video nakoze bari bakuyemo uburyo bwa other countries tubikura, tugeraho twiga uburyo bundi tuzajya tubikuzamo, aribwo twaje kuvumbura aho tubikura dukoresheje igihugu cya Bangladesh, ariko tugakoresha VPN. Izo video nari nazikoze, ariko ubwo duherukana tuvuga kuri uyu mushinga Bangladesh yari irimo tunabikura, ariko impamvu tutongeye kuvugaho nuko bageze igihe na Bangladesh bayikuramo, bemerera ibihugu bitarenze 8 kubikura. Niyo mpamvu twaparitse dushaka ubundi buryo ubwo aribwo bwose twajya tubikuzamo, turabubura. Turavuga ati reka dutegereze. Nabo bashobora kuba barabonye, babona abantu bakoreshaga application yabo babaye bakeya, baragabanyutse, baravuga ati ibi bintu twakoze sibyo, reka dusubizeho uburyo bwo kubikura. So reka mbereke uburyo bongeyemo twakoreramo amafaranga. Hano hari uburyo bwari busanzwe dukoreramo amafaranga, aho uza ugakina game ya dice. Hano ndi gukora iyi video mfite connection nkeya, ariko niba ushaka kureba ibyo byose ndasiga link ya video nakoze bwa mbere kuri iyi HiFami, ugenda urebe uburyo ikoramo. Hari uburyo twagiye tuvugamo bwo kwinjizamo amafaranga, hari uburyo ukina dice. Izo dice buri uko zikina zigenda zizamura izi gold cyangwa utu tuzahabu bagenda baguha. Utu tuzahabu nitwo tukuzamura kuri level. Uko uzamutse kuri level baguha $0.05. Urabona ko kuri ngewe level ngezeho ni ya 64, ariko kugira ngo mve kuri level imwe njya ku yindi nuko nkorera izi gold zigera muri miliyoni 135. Bagenda bazongera bitewe na level, bagenda bazongeraho 5 gutyo bitewe na level ugezeho. Ubu ni uburyo bwa mbere winjizamo. Uburyo bwa kabiri nabwo twarabuvuze, ni uburyo bwo gutumira. Iyo utumiye nabwo hari bonus baguha, kandi binafungura amahirwe menshi yo kugira ngo ubikuze amafaranga menshi. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu twinjizagamo ni buriya navuze bwo gukina dice, n'ubundi buryo bwo gusarura, aho uza hano ugasarura kano karima, ugasaruramo amagold,
akazamuka akaza hano, hari n'ubundi amagold. Ibyo byose narabisobanuye neza muri video zabanje. Ndasiga link muri video description, mugende munyure kuri izo link ubundi murebe izo video zibayobore uburyo mwinjizamo amafaranga muri iyi HiFami. Kandi we muntu mushyashya ukigera kuri iyi YouTube channel yacu ya How to Rwanda TV, banza ukore subscribe. Numara gukora subscribe ukore no kukazogera kugira ngo utazajya ucikwa amakuru yose tunyuza kuri iyi YouTube channel. So niba ari n'ubwa mbere ubonye uyu mushinga utarawinjira, link nayisize hasi muri video description, uragenda uyikoreho, nanahasize na referral code uyikoreshe kugira ngo ubashe kubona welcome bonus muri iyi application ya HiFami. Update ya mbere ngiye kubereka ubundi buryo bongeyemo muri iyi HiFami bwo gukoreramo amafaranga. Uraza hano kuri room, ukoreho. Iyo umajije gukora hano kuri room, uraza ukaza hano kuri aka kantu kariho na plus, kameze nk'akazu kariho plus, ugakoraho. Iyo umajije kugakoraho uraza ukareba ahanditse ngo Hi Popular Room and More. Hano bagenda batanga ibihembo byinshi. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze ko urabona iyo ukanze iriya dice ugiye kuyikina, ugiye gukina ariya madice, bakwinjiza muri room aho bakorera live. Hari igihe ujya gukina ugasanga kuri live abantu bari kuvuga, iriya aba ari live kandi uwayihostinze wese aba ari kwinjiza amafaranga. Kuko iyo uri gukina iriya dice hari aho baguha ibihembo, bakaguha ibihembo by'amagift ugomba guha abantu bari muri room cyangwa bari muri iyo live. Rero ubu buryo ni ubwo kwikorera live yawe ubwawe, nawe ukabasha kwinjiza amafaranga menshi binyuze muri live, akiyongera muri ariya yandi twakoreraga yari makeya cyane, bityo ukajya ubona amafaranga menshi ahagije. Iyo ugeze hano wowe ushobora kuhagera ukahita ufungurirwa, ukahita utangira gukora room aribwo bwa mbere uyifunguye, ariko ngewe aka kanya nayo nemerewe. Hari amakondisiyo bari kuma, ariya yangaya banditse hano hasi. The condition for creating a room are not currently met. Ubwo ngewe kondisiyo zo kugira ngo creating a room cyangwa nkore live yanjye ntago ndazuzuza. Iya mbere hari ukujoininga family, narabikoze, iyi ubwira tick. Iya kabiri ni ukurisivinga more than 2,000 gold coin in total or reach VIP level 3. Ni ukurisivinga gold 2,000 cyangwa nkaricinga VIP level ya 3. Ibyo nibyo byatuma banyemerera kugira ngo njye nkora live hano kuri HiFami, nongere amafaranga nakoreragaho nkora live. Ariko wowe ushobora kuza kuhinjira wakoraho bakahita bakwemerera gukora live. Niba bikwemerera ujye uyikora uhosting, hazajya haza abantu gutya bakina dice kuri live yawe, bajye baguha amagift bagiye bakina muri dice. Urumva ko aka ni akantu k'ubwenge kiyongereyemo, mugerageze murebe ko mwakongera amafaranga mukorera muri HiFami. Update ya kabiri iravuga iki? Abantu mwemerewe kubikuza, ngiye kubereka uburyo muzajya mubikuzamo bwagarutsemo. Kugira ngo ubashe kureba ayo wemerewe kubikuza, urakora hano kuri withdraw. Numara gukora hano kuri withdraw, uragera ahantu hameze gutya, urebe ayo wemerewe kubikuza. Urabona ngewe aka kanya nemerewe kubikuza amadolari 10, ariko kuri balance nayo mfiteho. Aha kabiri nemerewe kubikuza 0.3, kuri balance mfite arengaho. Ubwo ayo niyo nemerewe kubikuza aka kanya. Kugira ngo ubikuze uhita ukora iki? Uhita uza ugakora hano imbere handitse ngo withdraw all. Iyo byemewe, urabona ku madolari 10 nta kintu cyanditse imbere, ubwo simbyemerewe kuko ayo mafaranga nayo mfite. Ariko aha kabiri aya ndayafite, niyo mpamvu hano imbere handitse ngo withdraw all, mite nkoraho. Nimara gukoraho, urabona hano hasi bise byiyandika amadolari 3 bisengeramo. Urabona ko bya bihugu bari baduhaye byemerewe kubikuza bongeyemo other countries nk'uko byari bimeze mbere, niyo duhitamo tugiye kubikura. Urabona turabikura ama USDC. Hano baratubwira ngo network turi bukoreshe ni RC20 base. Iyi niyo network turi bukoresha. Hano bakatubaza address, tugende turebe address ya USDC
muri iyi network ya RC20. Tujye muri Binance, dufungure Binance yacu. Nitumara gufungura Binance yacu turaza hano kuri asset, dukoreho. Tuze hano kuri add fund, dukoreho. Dusacinge USDC kuko niyo tugiye kubikuza, dukoreho. Nitugera hano batubwiye ko dukoresha network ya RC20, ubwo ni Ethereum, dukoreho. Bahise batugeza kuri deposit USDC, bahise batwereka hano deposit address. Urabona network ni RC20, deposit address tuhita tuyikopiya. Nitumara kuyikopiya turahita dusubira muri HiFami yacu. Nidusubira muri HiFami yacu tuze dukore hano hari address, tuyipestingemo. Dupestinge ya address dukuye muri Binance, tuyipestingemo. Nitumara kuyipestingamo tuze tuhite dukora confirm withdraw. Urabona ko bahise bambwira ngo submitted, ubwo natanze order yo kubikuza. Igisigaye ni ugutegereza amafaranga yanjye akangeraho kuri Binance. Hano barambwiye ngo check withdraw record. Nze ndebe withdraw record yanjye. Urabona ko barambwiye ngo red bucket withdraw $0.3 iri processing, biracyari guprocessing. Nangeraho ubwo hano baraza kuvivura bandikeho complete. Icyitonderwa, niba ari ubwa mbere ugiye kubikuza muri iyi HiFami, nugera hariya bakubwira ngo kora confirm. Numara gukora confirm baragusaba gukora authenticator cyangwa gukora KYC cyangwa verification, aho bagusaba gushyiramo isura yawe. Murabizi, mumaje kubimenyera ko kuri izi app dukoreraho amafaranga nta mikino ibirimo. Ntibaba bashaka scam, baba bashaka barebe ko ari wowe ubwawe ubikuje cyangwa ugiye gukorera aya mafaranga. Niyo mpamvu bakwaka isura yawe ukaverifiya. Numara kuyishyiramo ukore confirm, nawe bite biba processing, byandike nk'uko hano ngewe bimeze. Murabona ko kuri balance amafaranga yanjye yagabanyutse, hari 1.63, none bibaye 1.33, bivuze ko amafaranga yavuyeho. So guys, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel yacu, kora subscribe, ukore no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kubona update za application zitanga amafaranga kandi uzibonere ku gihe, nawe ntucikanwe n'aya mafaranga cyangwa n'ubu buryo twinjizamo amafaranga. Niba uri umushomeri ariko ufite telefone, ufite na internet, ushobora kubikora, birakunda. Nta muntu runaka byagenewe, uwo ari we wese biramureba kandi ashobora kubikora bigakunda. So guys, niba ushaka kwiyandikisha muri uyu mushinga uri mushyashya, ushaka kuwutangira, jya hasi muri video description urahasanga link nasize, urahita uyikoraho wiyandikishe. Nurangiza udownloading iyi application, urahasanga na referral code, niyo uri bukoreshe. Niba ushaka kureba uburyo uri buyikoreshemo, uragenda hasi muri video description, nahasize video nakoze bwa mbere ikuyobora uburyo wiyandikisha n'uburyo ukoreramo aya mafaranga. So guys, niba ukunze iyi video, kora like, share and comment. Ntiwibagirwe subscribe. So guys, ciao ciao, hasta la vista.